iyo amateraniro nari kuba mpombye. uriya muvuga aracyaye afite amavuta aravuga ijambo kumva ko rigwiriye muri we. ariko muri Zimbabwe buriya bagiramo amavuta ukuntu njya mbona n'ibintu byabo byose babikora babishyizeho umutima. hari umwari mugeze kwigisha muri university wo muri Zimbabwe yarigisha ukabona atandukanye n'abandi bose. ari ku murongo, ibintu bye byose biri ku murongo, amasaha yubahiriza, akosora. hari abarimu batajya bakosora ariko we sobanzane ku mazi kwanza nta ko numva nameze mbega umunaniro nifuza ko tuganira ibijyanye n'iki. mbona indananiwe rwose utaza kunzana muri bya tubazo twatuna hato. hari bitagenda mu kazi se? ntabwo ndi butinde nyine ni umuntu mwatwigishije gufasha. mwigishije gufasha nkiri mutoya. murambwira ngo nuhura n'umuntu ukeneye gufasha uzawumuhe, utiriwe utekereza ibindi ibyo ari byo byose, utiriwe ureba ku ruhande. se warashe kuntiye gukaraza kureka guca inyarucyamo. mbwira icyo ushaka kumbwira. hari umuntu afashije. hanyuma bigenda bite? ikibazo cyaje muri iki gufasha se ni ikibazo? nta kibazo kirimo. nyine namufashije namuzanye hano. hari umuntu afashije namuzanye hano kubera ko ntabwo yari afite ahantu ho kuba. ntabwo numvise ikivuga. wamuzanye hano gute? nyine nari ndi kugenda mu modoka mparika ahantu sinamenye ukuntu yinjiye mu modoka. noneho ngeze hano nsanga ari muri buto. arambwira ngo rwose mfite ibibazo banyirukanye. uretse gatoya, ni gute ushobora guparika imodoka ugasiga utayirukinze? kurya imbora barashobora kuza kwinjira mu modoka ntubimenye? ndakeka nari nagiye kugura irangi, noneho maze kuyishyira mu modoka nsubira kuzana akaruru. rero iyo ruro mpageze nsanga nibagiwe kuyikinga. ariko ntabwo byafashe iminota 5 pe kuko yari iri n'ahantu ndi kureba, ahubwo sinzi ukuntu yahise yinjira mu modoka. rero nageze ahangaha nsanga arimo antekerereza ubuzima bwe, ambwira ibibazo byose afite, mpita muzana mushyira hano mu rugo. niko Boni, nta soni uratinya ukora ibyo bintu? nyine nabikoze n'umutima mwiza ngira ngo mufashe abashe kubona ahantu ari kuba mu gihe gitoya, ariko ndi kubona bitari gukemuka. niyo mpamvu misa kubera iki ibintu byawe ugiye gukora mu kavuyo, bukora mu bintu bidafite icyerekezo, bidafite gutekereza ngo ugire gushishoza. nyine akangaka niko kanyisabye ko nyine papa rwose nagira ngo mbikubwire, ahubwo mfashe. turamukorera iki? turamukorera iki? ariko reka mubaze, nk'uriya muntu aramutse apfiriye ahangaha ukamuzana rwihishwa, nta bushobozi ufite bwo kuvuga ngo wamwitaho kuri buri kimwe cyose. turanga turi ababyeyi bawe, ntabwo twanze gufasha umuntu sibyo, ariko tugomba kugira inzira tubinyuzamo tugashyiraho uburyo bwiza bwo kumufasha. nyine ubu ngubu wamfasha nkagira akabaho neza, nibura akagira ubuzima bwiza bitandukanye n'uburyo yari abayeho papa. Boni, ntabwo numva icyo kintu. urajya gituza sibyo? ariko nyine papa mfasha ndakwinginze muri bino bihe. ndabyumva nyine nakoze ikosa, ariko papa ninde muntu uza kumfasha?
Yo titi, Yo Boni bimeze bite? ni sawa kabisa. Biracamo? Biracamo kabisa nta ribi. Iminsi myinshi. Sha iminsi myinshi na uri mu masengesho? Ayijoro ubu ngubu ntuyarimo? Yawa happy kabisa. Numvaga ari ubuhanuzi bubonye iki kumbwira. Ariko ubuhanuzi nakubwira Imana iragukunda. Amena. Sasa None nyine nubwo twaburanye ariko araga service nshaka kumfasha pe. serivisi? Oya nta kibazo rwose urabizi kuri inshuti yanjye rwose mbwira nta kibazo. Urabona hano mu rugo tu nagize akabazo. None ndebye mu nshuti zanjye zose, ndeba mu bantu bose tuziranye, mbona niwe rwose ukwiriye kuntabara pe. Gute se kandi ikibazo gishobora gutuma ari igihe ngewe gutabara kirakomeye cyane. Ubwo nyine wowe uribana uba muri ghetto ushobora kuba wamfasha. Sasa hari umbebi n'umudemu nyine yaraje hano arakwama tu, yanze gutaha, yanze gusubira iwabo. Ndifuza kumfasha. Agira ati akwambira ngo iwanyu yarakwamye nyine yanze gutaha, kandi sinshaka ko ababyeyi babimenya. Boni uretse gato wamutenda? Oya, inda nyine ntabwo irinjira tu, ntayirimo. None urashaka ngo njye bigende bite? Sasa mfasha. Ubu muncumbikiriye bo nyine uba mu nzu y'ibyumba bibiri, umushyira mu cyumba kimwe, nanagufasha no kwishyura. Boni yes, urabizi ko mbageze sibyo? Nyine niyo mpamvu mbonye ko ari umuntu mwiza wo kumfasha. Yes. Ubwo urumva ko njyewe ndamutse mbanye n'umukobwa nta minsi ibiri yashyira ataratwita, asanga kandi nje nahita amutera inda mwana nyine wabunza n'icyana cyo kwirira pese ugubeshye. Nyine ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka. Nyine ndifuza ko wamfasha. Nyine njyewe ndi kukubwira nkanjye, kandi ikindi reka mbwize ukuri, mfite ubukene pe, ndashonje. Niyo ngo mfite amafaranga nanata ndakennye nyine, nawe urabizi. So kumbwira rero no kuzana undi muntu wa kabiri noneho w'igitsina gore mbane nawe nabo nzaniye umwana wo kwirira pe, nkamurya nanashonje. Nayitekereza icyo kintu mani titi, ubuse niko kunkatira se? Reka mbwize kuko nabitekerezeho, uranzi nawe sibyo? Ubukene mfite urabuzi pe. Nteze iyo uba mu nzu y'ibyumba bibiri sibyo? Kereka wenda nimba warimutse ukajya mu nzu y'umuryango. Ibyumba bibiri okay, reka mbwize ukuri. Reka nze dushaka uburyo twahura ibyo bintu tubiganireho pe, tubikure ku bintu byo kuri telefone. Sinzi icyo ndibuze gukora kano kanya. Mfasha ndakwinginze, nimba wumva hari ikintu wamfasha, ntitwirirwe tunahura, ahubwo uhita umubwira ngo mwohereza aze. Numva ari ibibazo wanyu. Ubwo nyine tu nta kintu mfashije nawe nta kundi. Nese numva nyine umva reka mubwire biragoye pe, biragoye. Sawa nyine reka ngerageze ubundi buryo tu. Ariko nyine ntibiduteranye sibyo? Nta kibazo. Ntibiduteranye, urabizi kuri home yanjye, urumva urabizi ko nyine ubusanzwe ko nta kintu na kimwe nakwima, ariko waba umururiye mu busambanyi tu. Nta kibazo. Reka nkurinde nanjye nirinda. Ibyo kuba mufite ibyumba bibiri njye nta n'urugi naruca urabizi. Sawa. Sawa, ibihe byiza. Sawa. Tina ndagushyira. Ushaka kuzagira ukadushaka sinzi dushobora aka kazi ntabwo ari akawe da. Se kuki ubutamwe ngo nze nziguhanagurira? Waretse nkabikora se bitwaye? Sigaho da, sigaho rwose. Aka ni akazi kanjye, ni njye ugomba kugakora. Kumeza utyo se. Gahinda ke uko kamenywa n'inkiki yatoreyemo ntabwo babimenya ibyanjye. Umugani uba ushatse kuvuga ikira. Nyine ibyanjye n'ibyo ubizi tu. Si kumwe se nta kintu muri kumfasha. Nako bose nta kintu bari kumfasha. Reka mbivuge gutyo.
wenda aka kanya niwe muntu wenyine uri kugerageza kumfasha. gute se batari kugufasha? Ndibaze ko naratinyutse pe, ndavuga ngo reka mba umuntu w'umugabo, papa mubwiza ukuri. Twicaye muri salo rwose ndamubwira musobanurira ukuntu bimeze, mubwira ko hano hari umuntu mfite ndi gufasha, kugeza n'isaha nta gisubizo aramba. Noneho uko biri gutinda abona nta gisubizo ampaye, mpita mfata umushuti wanjye nyine wawo undi uvuga ngo ni inshuti magara kabisa, wawe utabara mu bihe byose. Si igisubizo yampaye ngo mwana, ngo umukobwa aramutse ageze mu nzu yanjye bwacye yatwise. Ese bose ubu koko ibyo bintu urabimbwira ngo ngiye ngufasha iki? Nanjye ubwanjye n'ahantu mfite wenda navuga ngo nahamu kujyanira. Iyo nza kuba mpafite ngiye rwose urabizi nahamu kujyanira nibura akaba atuje. Nta muntu w'iwanyu nyine muri famiye imbere wamufata bakaba bari kubana, nzajya muha amafaranga yo kugira ngo mwiteho. Naba nkubeshye pe. Na mukecuru wapi mujya muvugana neza, rimwe na rimwe njya numva namuhereza n'udufaranga. Oya ahubwo wowe meri wawe murumvikana, wakabaye umuhamagaye uri kumva, wowe ukamubwira situwasiyo ihari, we yagufasha kubyumvisha umusaza, kandi ndabizi ko iyo diri yacamo. Mukecuru ariko rero wowe ntabwo ujya umubona neza, wowe rimwe na rimwe muhura ubona yishimye ari guseka, wuzuye yarakaye. Mara nabonye yabigufashamo kandi muze yabyumva. Urukumva mwana, genda bizi kuri mukecuru arakumva, kandi none kinenze kuri icyo buriya noneho papa waramutse abimenye, akamenya ibyabaye hano, akamenya ko noneho ngiye widiru yose nanjye nayigufashijemo, naba mpombye akazi. Noneho muri uko kugahomba nta hantu ho kujya mfite. Rero nkugira inama, ijajare nimba nizo mbaraga utazifite, uvugisha umukecuru. Ndabizi ko ibyo nibidacamo menye ko ngiye Daniel ntazi gutera inzuzi. Mana nyagasani. Okay. Abahungu na ba nyina sha zatakumvisha yakumva nde. Ubuso kwazanye inkweto zimwe gusa. Kwazanye inkweto zimwe gusa. Izo nta kibazo. Uceceke. Kamuhamagare no. Kutitabaza. Ko wasanga nyine ari biza, ariko nyine icyo kintu we ntucika intege, uze kongera cyangwa ongera umuhamagara ubundi turebe. Wasanga hari ukuntu n'amariza ajya yanga, ugasanga uhamagaye umuntu igacamo kandi we ntisome. Wegerageza turebe. Ibibazo bikagerageza nanone. Hari ukuntu MTN igira akareka bizambye. Nambabarire fate mbimubwire n'undi bive mu nzira, ndarambiwe ibintu byo kwirirwa ngewe rwose nishaje nkaho ndi umujura. Uko atayifata. Igihe nta kibazo dufitanye, nta kundi. Ubwo nyine nzategereza naza nibwo nzabimubwira. Ariko reka nkubwire, ubundi ngewe iyo ndebye kiriya kidemu mbona kimeze neza, ariko buriya nanjye nakigwa inyuma. Utangiye kumukunda se noneho? Utangiye kumukunda? Nyine urumva hari ukuntu kimeze neza, amataye nyine noneho yaraforomye gutyo wagira ngo ni ibintu bibumbye gutya. Ariko ikibazo ni kimwe, agira umunwa aravuga, mana yanjye
ntari igihe ajya ambwira nkava koko wari kumva ibintu byose ndi icyo kubyumva. kintu cyo ndabizi ko kigira tunahura bwa mbere nkikubitana nawe iyo yaransakurije yaranantuka nambwira nabi. Ahubwo ikibazo nibaza nta kuntu wagira ukabihuza mugahita nyine mugahita mubihuriza nyine hagati. hanyuma se ijoro nkamushyiraho. Nanone ubwo noneho rero Umva ikibazo ibitekerezo byose nibyo bazaba. wowe nyine munsunikire nanjye nyine nanjye mbe umugabo. Utekereza nk'ijoro. Kandi nawe ushyizeho agasaho wabyigaho nabonye kimeze neza. Bose ziriya mboga ntizizagucike ariko ubutaha ntuzongere guhanagura inkweto utazaneza boss kabisa. Dina gerageza unyumve. Nakoze ibishoboka byose, nakoze icyo nari mfite mu bushobozi bwanjye, ntacyo ntaguhaye mu byo njye nashobora gutanga. Igihe kirageze ngo uva ngaha ugende usubire mu buzima bwawe bwite, kuko aka kanya nta kintu mfite cyo kongera kurenzaho. Ibirenzeho ntabwo biri mu bushobozi bwanjye. ubwo twaricaye turaganira umbwira amateka yanjye yose unyumvira ubusa unsezeranya kuzamfasha. None koko Ntabwo ari kumvira ubusa pe. Ndakwiriye ko nagerageje igishoboka cyose. Hari icyo nakwimye nari mfite. Iyo nzu kuba mfite inzu yanjye ngewe nakabaye ngushyizemo uguhereza icyumba ukabamo ugatuza ukanatunganira nkaguha n'ibindi byose pe ukora igishoboka cyose ugatera imbere. none se ubu ngubu urabona ndibukane ngareba iminsi yose wamarishije muri iyi nzu kandi ubumva nibura nariboneye nawe koko. None ngo urambwiye ngo genda ubuze urabona ndibugere. Ngewe ndakora igishoboka cyose ndaguha amafaranga ugenda ukodesha inzu. Ako ntumbwire ntawe sinakwiza ko niguhereza amezi 5 ntabwo nk'ukwezi kumwe cyangwa 2 ukagenda ugakodesha we naguha n'amafaranga yo kugura amagi ukajya gucuruza. Ubwo wambabariye ko gukura umwana muri uyu muryango nari ngize amahirwe n'abana benshi mufite uri umwana umwe wenyine wambabare basi mu makasi ko mu rugo. Ngewe hano ndi Boni, ntabwo ndi papa Boni cyangwa mama Boni. Abo ngabo nibo bashobora kuba bagufata kuhereza ibyo ngibyo byose. Ariko se kubera iki mwanga kumuza nawe ngo nibura ngo nanjye mbisabire ibindi bishobora kuba mutanatekereza n'imitima y'abana. Se umwambabariye ko ari kuyisisha Ayo marira se n'umutangiye kuzana ndagukizwe n'iki? ariko ubu ubona isi itaramombe ngiye guhera ndi umwana nabayeho nihambira niziri mfite akababaro mfite n'agahinda. None nibura nari mvuze ngo muye n'umwana w'umubakire wowe ushobora Reka nkwereke ukuntu upanga basi pfushe uvuge ngo ndapfuye ngo Dina nataza muri uru rugo ndapfa. Uri inshuti njye nipfushe wipfushe nyine wihwereze ukuntu tujya kubikora. Ndaguhaye amafaranga ugenda ujya kuba ahandi hantu uzagaruke ndazamumaze kukwibagirwa. Noneho usaba ako kazi ko mu rugo hanyuma sibyo wansezeranyije. Amapromesi yose wamaye ubu nari ndangije ngewe nanakubwiye n'interuro maze kumenya zose nta nubwo wazemera. Uzi interuro maje kumenya ngewe ubwanjye ndiyadabuta mu mutwe nkiyigisha nkamenya nyine nkagenda mpfundikiranye kugira ngo nazagutengwa nzakubera inshuti nziza. None dore nawe wisubiye Dina uwo nta wundi nizamuha kugiye mu matwi. ntabwo nugeze njya mu matwi njye ndi gutekereza. None se uhindutse ute? Ahazaza hanjye ndi kuhareba niyo nkareba ahazaza hawe. Akano kanya mamusha aramutse agufasha yanakwica. Bike Ni umuntu ushobora kuba ugaragara nkaho yitonda ariko aramutse agufasha ntabwo byaba byiza kandi nanjye nabigenderamo. hari ikibazo se mfuye n'ubundi ubwo mfuye ko atari ruto. Dina ikintu musaba mu buzima bwawe ni uko warekera ibintu byo kwisi. Wambabariye ko wabikora ni ukuri kw'Imana wabikora. Reka nkubwire tuganire burangira ubwenge bwinshi mu mutwe tuganiriye nakubwira inzira nyinshi ubinyuramo. Rero izo nzira zose uzi kuzikora utakiri hano wagiye. Wambabariye ko ubone wambabariye ngano noreba nashaka kumana nyine kora igishoboka cyose unyumve uve hano ugende. Nta bintu byo kurara aha ngaha. Niyo mpamvu nanjye mbikoze basi nditonda ntabwo nzongera kugira amagambo menshi sinzongera kuvuga sinzongera guteza ibibazo. Amepari Roger ntabwo nzajya njya rimwe ku munsi. Ako se ikibazo ufite n'iki? Nibyo kurya icyo ntari gushaka ni ukomeza kubura aha ngaha kuko ndi kubona biri kuneza ko mu buzima bwanjye nyine biri kuneza ikibazo ngewe. Mbonetse ko nari mbonye inshuti mu buzima
nyine ya nshuti wishingikirizaho ukumva ko ufite umuntu ukomeye ufite amafaranga ubayeho neza nyine umuntu ufite n'ibitekerezo ufite ubumuntu njye numvaga kuri inshuti yanjye none dore urangangana ni ikihe kintu nkubwiye ko nibuze kuguha amafaranga ntabwo biri buze gukura ubucuti bwanjye nawe ntabyo bujye nzajya nza kubusura uko nzajya mbona amafaranga ukwezi gushize nanjye nari ndambiwe kwirirwa nirukanka kure ya nzunguza nubwo mba nihagarara ngo ngiye ngo ndarikotana ngo ndarwara nubwo Imana kariya kazi ntabwo gakwiye narwaye imyate kwirirwa ngenda ku zuba ndwana n'abajura buri munsi bazananyica ntabwo nanjye nari mbyo ego nyine nubwo hano ariko nibura nanaryamaga ngasinzira nararuhutse pe mbabarira ntabwo nifuza kuva ubivuze neza cyane wararuhutse fata inzira rero ugende sibyo ubwo nibyo nyine witesheje agaciro Boni mbabara ucangaza basi reka buke nta bintu byo gucya njye ndi kwanga ko hano biri buze kuba ibintu birebire nyine nawe uri bubibone none se ninde uri bubibone basi nyihanganiraho ijoro rimwe uko kwihangana ntabwo guhari pe ijoro rimwe ryonyine ntabwo guhari mbabarira unyumve sibyo reka basi niryameho iminota uraryama ibiki uryama usinzira no nyine bubanze bwire urabona niba ushobora kukwikorera none se ngenda kubwiye ngo unyikorere ariko basi wanyumvishije bwari nyine ndagenda mu gitondo yewe none se urabona wowe iri joro nagenda nyine mbereza iminota mike ushaka kunyirukanisha mu rugo rwacu si wakwirukana ko abo babyeyi banyu ni inturi wowe makanya gatoya basi ntekereza ikintu ngiye gukora si wanyemerera udufaranga se ntekereze nta hantu nzakuna inzu ubundi bugenda umujura zamu wawe umujura bose uyu ni ndiri mwana uruwahi papa Daniel uyu ni ndiri mu nzu yawe hasi wawe mbwira uyu ni ndi ngo aramara cyanga mbona arakubwira nyine ngewe nitwa Deni ndi inshuti ya Boni papa nyine turaba best yaramfashije nako nyine reka mbisobanure nyine byose Boni uranyumva yego ndashaka munsobanurire uyu mugore niba ari umugore niba ari umukobwa simbizi asubwo koko nyine sinabikubwiye se ari hano yageze hano atera amari cyanga papa uyu ni mwe nakubwiraga Dina uyu ni papa Yesu Kristo oya nari nzi ko ari umujura n'ukuri kwihamba kandi ngiye kuriya nyine nari ndimo ahangaha nzi ko ari umujura nari mbonye umuntu munini wambaye ibintu by'ibikoti n'urutwe runini w'igikara numva ko ari umuntu nyine uyu ni papa sibyo ni papa Boni papa nyine yitwa Dina ni umwe nakubwiraga ngo wa wundi yakubwiraga Boni buretse gatoya uyu mugore niba ari umugore niba ari umukobwa niwe waje gufungira hano mu rugo uraza utindikira umuntu ahangaha kwa zamu niwe wamuzanye hano cyane wamuzanye yes baramfungiranye bangira nk'imfungu ambwira ni gute ushobora kwifata sibyo ukazana umuntu hano ugashyira umuntu ahangaha uburamutse hapfire byagenda bite papa nagerageza ibishoboka byose nkamuha ibiryo nawe zamu nizeraga yaje arwaye Daniel byakugendekeye gute ngo ukore amakosa angana gutya afite uburemere bungana gutya kubera icyo wabikoze yari ameze nabi tubona nyine akeneye gufasha turamufasha ndarembye n'ukuri harimo n'ubukonje papa Boni doni ukuri kw'Imana ndababaje niyagaye papa Boni wambabariye ukamfasha Boni uyu muntu amaze igihe kingana iki hano
umaze igihe kingana gute hano? niwe mbaza mbwira kubera ko ibintu wabipanze urabikora ariko muri ino minsi buriya nta kabura imvano imyitwarire muri ino minsi yari imenyereka ibintu bitari byiza mu maso yawe. Yaje mbere yo ku cyumweru. ubwo ni iminsi iyi ninde ngenda yibuka ibi ngibi uratinyuka urumva ntaza twaganira nta kibazo kiri hano mu rugo ndimo ndakora ubusiporo butambaye 12 mwafashe umuntu ahangaha ikiremwa muntu muzi icyo ari cyo no kumufasha nyine ngende nashaka kumufasha kuko ubuzima yari ari mu buzima bugoye papa namusanze ku muhanda bamaze kumwiba bwa mbere none ubwa kabiri duhurira mu kinamba ameze nabi ubuzima bwamurenze urumva ubwo baramwibye ari gucuruza ari kuzunguza atajya gusaba akazi mu kinamba none ubwa gatatu baze ko nangiriye neza yatoragwe mu kigangara yawe kuba yakugira neza ndabyumva kugira neza ntabwo ari icyaha ni habyo Imana idusaba ko twakora neza sibyo ariko bikagira inzira binyuramo isobanutse idashobora kuduteza ibibazo. none ukuntu yagize hano rero biranatangaje pe ni nk'igitangaza cy'Imana navuye mu modoka nsanga ari muri buto kibazo se wari wageze muri buto kutigeze unabinsobanurira ariko papa ibyo ari kuvuga nibyo uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'ubu iyo munshyira mu nzu nini ntabwo mba mfite ikibazo. Dani nzagufate umusimbuzi ndi umuntu akazi karakunaniye gutanga amakuru sibyo ukambwira ko Boni yakoze amakosa nk'aya ngaya yarangiza akayagukoresha urabona ari ibintu byo kwihanganirwa. twumvaga ko bitazafata iminsi twumvaga ko nibura wumvaga uzabikemura ute? numvaga ko nko mu cyumweru kimwe ari buze ko yabonye ahantu ho kuba none se twebwe ubona tudafite umutima wa kimuntu wo kuba twafasha abantu icyo kintu ntabwo wamburanira nyine papa wawe byavuga nukorerwa n'umuntu mukuru arabaruta ntabwo bishoboka azimana ntabwo waza musobanurira ikibazo cy'umuntu urumva ku gihe gikwiye nibyo kuko ndumva umutima wari ufite wo kuba watabara ugafasha abantu ukagira gute sibyo urawufite nashaka kumugirira neza ariko Boni ugomba kugira gute gushishoza nk'umuntu ufite ubwenge ariko sa ntuzongere kurikora sibyo ibi bintu ni amahano wakoze nari guhita muzana mu nzu se okay bimeze biti azavano ryari yewe nta hantu mfite n'ukuri kw'Imana aho kujya habe namba naho ndagenda se njyana iki n'ababyeyi ndi uyu umwe gusa ndi njyenyine urumva Boni nyine yaramfashije ntafite hamwe baranyibye nta n'amafaranga dore kuva naza sindanoga ibaze ko inzara igiye kunyica nyine njya rimwe ku munsi Boni nawe zamu ibi bintu bwa mbere n'ubwa nyuma mukora amahano nk'aya ngaya nk'ubu umutekano sibyo uramutse umenya abashinzwe umutekano uramutse umenya ko mutindikiye umuntu ahangaha urumva mutazi yava niyajya ugira ibyangombwa irangamuntu ndayifite ariko barayibye nayo bayibanye mwe muzankoresha amakosa ntafite hano ntayo mfite hano bayibanye n'ibindi byose ntabifite muzankoresha amakosa ngane muze hano muzane mu nzu mumbwira ikibazo cyane hasoni jya ku kazi kawe ariko wowe ndaza gushaka umwanya nganire nawe kuko aya makosa niyongera kuyakubonamo bizaba ari ubwanyuma uzamurumva icyo mvuga ndi kubyumva bose muze kigabo nikigiye kunyica mu nzu tugende ndabandi kumwe nawe Boni karabe papa muze hano yego musanye muri sara mugire go zana no mukobwa ntabwo waryaga ukarya umuswa we ibiryo byose nakuzaniye buretse